Yes, ikaze mu kiganiro ni update show, ikiganiro tubagezaho kuri Doma News Live. Ngendi MC Jadis. Sasa tugiye kuganira ku nkuru imaze iminsi ibice bigacika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho ndetse usanga bamwe bagiye bayifata uko twabyita nko gukabiriza cyangwa se gukabya inkuru kugira ngo abantu benshi bamenye ngo ese iyi nkuru ubundi yakomotse he. Aha turavuga nkuko mubibona mu mafoto ni hagati ya Tom Cruise, Dr. Muyomba Thomas ndetse na Ngabo Robben, akaba umunyamakuru. Ngabo Robben ni umunyamakuru w'imikino ndetse akaba n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport. Aha rero ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi havugwa inkuru zitandukanye kuri aba bantu bombi, aho usanga buri wese abitwara uko abibonye. Ariko se none ubundi inkomoko y'ibi nibihe? Nibyo rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro The Update Show kuri Doma News Live. Don't push. Sasa umuhanzi Dr. Muyomba Thomas ndetse ni ubungubu akabazwi cyane cyane nka Tom Cruise, ni umuhanzi wakoze ibigwi bikomeye mu muziki nyarwanda. Abantu benshi murabizi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010, mu mwaka w'ibihumbi 2006, yes na gatandatu, cyane cyane muri iyo myaka, ndetse akomeza gukora umuziki aho yagiye anitabira ndetse akanatwara ibihembo bitandukanye. Niba mubyibuka, ababyibuka cyangwa se n'abatabyibuka, niwe watwaye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya mbere. Don't push back. Don't push back. Don't push back. Nyuma rero yo gutwara iri rushanwa, umuhanzi Muyomba Thomas waruzwi nka Dr. waruzwi nka Tom Cruise, yakomeje umuziki we kugeza ubwo ndetse mu ruhando rw'umuziki hakomeje no kuzamuka abahanzi batandukanye bagenda bamusangamo, ndetse binavuga ko ari we buriya wafashije na The Ben ndetse n'abandi bahanzi bari bakizamuka icyo gihe ubwo bigaga muri kaminuza y'u Rwanda ya Butare, batangira rero kuzamura iyi njyana yabo. Kuri ubu rero kubakoresha imbuga nkoranyambaga muri kubona byinshi biri gucaracara cyane cyane ku makuru atavugwaho rumwe, aho uyu bita Ngabo Robben akaba ari n'umunyamakuru kuri Radiant TV10, akaba ndetse ari n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport, aho biri kuvuga ko ngo yaba yaramuvuze ibintu byinshi cyane. Ariko je nkibaza ngo ese ubundi Ngabo Robben we ntabwo afite uburenganzira bwo kuvuga uko ibintu abibona? Abantu benshi rero ntabwo bigeze bumva aho inkomoko y'ibingibi aho yaturutse, aho bamwe bavuga ngo buriya yaramututse, aho bamwe bavuga ngo yaramusebeje, aho bamwe bavuga ngo ubundi Ngabo Robben ni muntu ki ubundi yakagombye kuvuga ko Tom Cruise cyangwa se bahuriye hehe. Abantu benshi ntabwo bazi inkomoko yabyo. Hari uwo twaganiriye kare nyuma yo kubona iyi saga intera imaze kugeraho, arambaza ngo ese buriya ko bari kuvuga ibintu byinshi ibiti n'ibiti, abantu benshi rero ntabwo bazi ngo byahereye hehe. Niho mu kanya tugiye kugaruka rero tubagagezaho mu kiganiro Ngabo Robben yaba yaravugiyemo ibi byateje iyi saga igeze ku rundi rwego kugeza ubu, aho iyi saga yajemo abantu benshi cyane baba abastar, ndetse bikaza no kuba kuri ubu ngubu byarageze byarinjiwe n'umugore wa Dr. Muyomba Thomas uzwi nka Tricia. Iyi nkuru rero yagiye izamuka kenshi, ariko mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bazi inkomoko yayo. Don't push back. Ubundi ibi byatangiye ubwo uyu muhanzi Ngabo Robben yitabira ikiganiro, ni ikiganiro gitambutswa kuri YouTube channel, gikorwa n'uwitwa Tycoon Ndahiro. Iki kiganiro rero ni hahandi n'ubundi uyu Tycoon Ndahiro agaragaza cyangwa se atumira umunyamakuru, yamara atumira umusuperstar uwo ari we wese uzwi cyane cyane muri showbiz, yamara kumutumira rero
akamubaza ku bantu batandukanye. Ibi rero nibyo byaje kuzana iyi saga abantu benshi batamenye inkomoko yabyo, aho bamwe batazi ngo ese iyi saga ubundi mu by'ukuri iyi saga yaturutse hehe, iyi saga ubundi yaturutse hehe ya Ngabo Robin ndetse n'umuhanzi Tom Close, akaba ari n'umuganga Dr. Muyomba Thomas. Ubu ngubu rero abantu benshi ntabwo bazi ngo ubundi iyi saga yaje gute. Iyi saga rero ni saga ntoya cyane abantu batakagombye gukabiriza uko imeze ubu ngubu, kuko abantu benshi uburyo bayivugamo n'uburyo bimeze bitandukanye kure cyane, nivuga ngo bitandukanye kure cyane n'ibiri kuri tere cyangwa se bitandukanye kure nuko abantu babifashe. Abantu benshi rero ntabwo bigeze bamenya ngo ese ubundi ibi ngibi ni ibiki, ibi byaje gute. Bitewe n'iki rero? Byatewe n'uko abantu benshi baba batazi ngo baba batarakurikiye, ahubwo bagashiduka ibintu bigeze ku rundi rwego, ku buryo abantu batamenya ngo ubundi ibi ngibi byaje gute. Aha rero ni inkomoko rero y'ibi ngibi, niho abantu benshi batigeze bakurikirana ngo bamenye ngo ese ubundi ahangaha ni ibiki, ibi ni ibiki biri kuvugwa ahangaha, ibi byaje gute, ubundi iyi saga yazamutse gute. Aha rero kugira ngo muze kumva neza, ni ikiganiro cyitwa one on one gitambuka kuri ku muyoboro wa YouTube channel, aho babajije uyu muhanzi ku bantu benshi cyane, yamubajije ku bantu benshi cyane, ariko muri abo bantu benshi yabajijweho harimo na Dr. Muyomba Thomas, aho bamwe bafashe nkaho ari ibintu yakoze mu by'ukuri yaciye nk'amabere cyangwa se yakoze amabara, ariko ntabwo ariko bimeze. Rero reka namwe mwumve ukuntu byatangiye, ubundi munasobanukirwe ese ubundi byagenze bite. Bro, ibi navuga kuri none ukuntu bimeze, mwereka ifoto y'umuntu ukavuga izina rye, warangiza ukamuvugaho ibintu bitatu. Okay, let's go. Uri tayari? Imatry ariko mfite ubwoba bro. Ibi navuga kuri none ukuntu bimeze, mwereka ifoto y'umuntu ukavuga izina rye, warangiza ukamuvugaho ibintu bitatu. Okay, let's go. Uri tayari? Imatry ariko mfite ubwoba bro. Ibi navuga kuri none ukuntu bimeze, mwereka ifoto y'umuntu ukavuga izina rye, warangiza ukamuvugaho ibintu bitatu. Okay. Mwabyumvishe rero one ku ntibimeze, mwabyumvishe nuko nguko nyine amwereka ifoto y'umuntu akamuvuga izina rye, ubundi yarangiza akagira ate akamuvugaho ibintu bitatu. Aha rero niho haje inkomoko y'iriya saga. Rero mwese mwabonye bamwe bari kuvuga ngo ashobora kuba yaramututse, abandi bari kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze. Ukuntu byagenze rero nuko nguko iyi saga nuko yatangiye, nubwo abantu benshi batayizi. Aha rero icyo tugiye kubabwira noneho ni ukubagezaho uko noneho byaje, ukuntu yavuze Muyomba Thomas. Mwese mubyumve mumenye ngo ese ubundi byagenze biti, ubundi byatangiye bite. Tom Close yatwaye guma abantu batera amabuye induru ziravuga, ariko si ikibazo cyo kuba yaragitwaye. Tom Close usubiyamo indirimbo yakoze za 2008 kumva ntabwo zari nziza, sizi ukuntu byagiye zakinwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda, ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muziho, most overrated artist mu muziki w'u Rwanda. Icya kabiri discipline, ari disciplined, n'umuntu byaranamufashaga cyane ku kuntu kuba bamwe overrating binava ku kuntu nyine yitonda cyane. Icya gatatu education, n'umuhanzi wize ubona ko afitiye akamaro igihugu, ariko ku byo guhanga byo abazambara yazanabyihorere kabisa. Uko numvise n'indirimbo ejo bundi yakoze yitwa Cinema na Buddha, ibazwe nkunda Buddha, ako nkumva ntago imeze neza. Tom Close simwemera neza mu by'imiziki. Nuko rero nuko iyi saga yatangiye mu kagira Imana mwe, nuko nguko rero nibyo abantu benshi ngiye nita ko ari ukugendera mu kigare. Nuko nguko nuko byatangiye, abantu benshi nita ko ari ukugendera mu kigare. Rero uyu mugabo bamusabira hejuru, baramufatirana, ndetse abenshi bahazamo ibintu byinshi cyane. Bakurikira imbuga nkoranyambaga mwarabibonye, aho umugore wa Muyomba Thomas, Madame Tricia, we ubwe noneho we akimara kubona iyi saga
akimara kubona ibingibi nibwo yanyarukiye rero ku mbuga nkoranyambaga ku rubuga rwa Instagram, atangira rero noneho kuzana ibintu byinshi nk'uko muri kubibona muri iyo foto, aho mu by'ukuri we yabifashe nk'ibintu yabishyize ku rwego rwo hejuru, aho yanditse agira ati thanks DC Clement, ubundi aba ni bamwe iyo badafatiranwe kare ejo babyuka bagatuka igihugu cyababyaye. Wenda kuvuga Tom gusa, wenda vuga Tom gusa, ariko ufashe n'abanyamakuru bose beza b'icyo gihe, na radio na companies zatanze ibihembo zose uzigize ubusa. Ngabo Robin, ujye uvuga ibyawe uko ubyumva, ariko ntushyiremo abandi banyarwanda abenshi banakubyaye. Umwana akina n'ibere rya nyina, ntakina akora ku bwanwa bwa se. Mu bisome neza n'iri jambo rya nyuma rivuga ngo umwana akina n'ibere rya nyuma, ntakina akora ku bwanwa bwa se. Mwebwe ahantu nta bitutsi mwumvamo? Iyi nkundura rero yaje gukomeza ku mbuga nkoranyambaga, iza gukomeza ndetse biza gufata indi ntera, aho abasitari benshi cyangwa se abazwi cyane muri entertainment babyanditseho cyane. Twavuga nka Muyoboke Alex, ari nawe wa managingaga Dr. Muyomba Thomas cyangwa se Tom Close kuva mu mwaka wa 2006 kugera mu mwaka ndumva ari mu mwaka wa 2010. Ibi rero yabigarutseho cyane, abivugaho byinshi, aho yavuze ku bigwi bya Tom Close, abigarukaho cyane, avuga ibihembo yatwaye, avuga uburyo yatwaye Primus Guma Guma Salax Award, ariko se nanone ukibaza ngo niba ibi byose yarabitwaye, sibyo? Ashobora kuba yaratwaye ibi byose kuko nkuko babivuga, bavuga ko yabitwaye koko, ariko se niba yarabitwaye koko, Ngabo Robin we ntabwo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo yavuze. Buriya niba yarabivuze, ni ngombwa ko abantu bose bahaguruka bakavuga ibintu byinshi, bakamucira urubanza. Kandi ikindi, icyambere ubundi bagomba kumenya, icyambere nuko Robin ibintu yavuze ntabwo bigize icyaha. Nimvuga ngo ntibigize icyaha, ntimugire ngo wenda nta makosa yakoze niko ndi kuvuga, no, ntabwo mbizi niba yarakoze cyangwa atarayakoze, ariko njyewe ndahamanya nuko buri wese afite uburenganzira bwo kuba yavuga ikintu akagisobanura, akakivuga uko acyumva. Gusa icyo nshaka kugarukaho nuko ibyo yakoze ntabwo bigize icyaha cyatuma akurikiranwa n'inkiko. Icyo ni icyambere. Nta nubwo bigize icyaha cyatuma aregwa cyangwa se abihanirwa, ahubwo icyo yakoze ni iki: yagaragaje amarangamutima ye, asobanura uko yumva ibintu, amuvuga uko amuzi. S'il vous plaît, ntabwo ari we wenyine yavuzeho, yavuze ku bantu benshi cyane, yavuze ku bantu benshi, aho yavuze kuri Meddy, yavuze kuri yagarutse kuri David Bayingana, agaruka kuri Jado Castar. Ariko bivuze ngo abo bose yavuze ntabwo yari kubavuga neza ngo abivuge uko atabazi. Buri wese yagiye avuga uko amuzi cyangwa amubona. Ikindi, niba mwabyumvishe neza muri iki kiganiro yari yatumiwemo, ni ukuvuga ngo bamwereka ifoto akavuga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere yavuze kuri Tom Close, yaravuze ngo ni umuhanzi wakabirijwe, sibyo? Ni umuhanzi wakabirijwe mu bihangano bye, afatwa nk'umuhanzi wa mbere mu gihugu, nyamara uko yabivuze niko yabibonye. Icya kabiri yavuze ko ari umuhanzi uri discipline, ndetse ko iyo discipline ikaba yaramufashije kugira hit mu bihangano bye, kuba ibyo yahanze cyangwa se ibyo yakoze bihabwa agaciro, ariko cyane cyane hagendewe kuri discipline. Uyu muhanzi agira ibyo byo turabizi twese ko afite discipline. Icya gatatu, yavuze ko ari umuhanzi wize, uzi ubwenge kandi usobanutse. Kandi turanabizi ko mu by'ukuri Tom Close nta wundi muhanzi mu Rwanda, tuvuze ngo hari undi muhanzi ufite amashuri nk'aye mu Rwanda kandi ufite ibigo nk'ibye mu bijyanye n'uburezi ndetse n'ubumenyi ndetse n'ibindi, twaba dukabirije. Ibyo rero ni ibintu bitatu Ngabo Robin yavuze, bivuze ngo iyo ahabwa amahirwe yo kongeraho n'ikindi, ashobora kuba yari kuvuga ibindi byiza noneho kurutaho. Ashobora kuba yaravuze yari kuvuga ibindi byiza kurutaho, ariko noneho kubera ko umubare wari limite y'ibyahawe kuvuga, yavuze ibingibi. Ibi rero nibyo byatumye noneho saga zizamuka,
ariko se nanone ngiye nkibaza ngo kuki ubundi ibyo byiza yavuze kuri we byo bitagarutsweho mwahaye agaciro ibyo yavuze bibi ariko nanone ntabwo ntavuga ko ari bibi kuko abenshi buriya buri wese ufasha umuntu ukamukira hariya ntabwo abantu bose bamuvugaho kimwe ntabwo abantu bose bamutangaho ingero zimwe buri wese afite uko afata umuntu buri wese afite uko afata umuntu ndetse afite uko ashobora kumuvuga n'ibyiza ndetse n'ibibi yamuvugaho ntabwo mpamya rero ko kuba yaravuze iki ngiki ari ikintu gituma abantu bose bazamuka so inama rero kuri jewe inama natanga nka MC Jadis inama ya mbere nuko ibi bintu iyi saga y'aba bantu uko ari babiri nimutayigendamo gake biraza kurangira bamwe bakoze ibyaha bamwe bagiye ahubwo muri bimwe twakwita ngo yakoze icyaha ashobora gukurikiranwamo urugero niba madamu wa Tom Close yarifasha akavuga ngo akazana iposte yanditse niba muyibona neza muyisome kuri ubu nagerageje kuyishaka nkuri iki kiganiro ndebe ko yabigihari ndayibura ariko se niba yaraje we ubundi ibyo yavuze ahangaha mu byukuri uyu mubyeyi ntabwo ari umuntu wakagombye kuza muri iyi saga nibyo kuko bavuze umugabo we bamuvuga uko we atabyifuza ariko kuza muri iyi saga nanone ni ukurengera nk'umuntu w'umubyeyi nk'umuntu ufite legacy yakagombye kuba agenderaho ntabwo rero ibyo yavuze ushobora gusanga hari abantu benshi batari bazi ko mu mico ye harimo ibi byo kurakara ndetse iyo araka yavuga nabi kuko kujya kuvuga ngo umwana akina n'ibere rya nyina ntakina akora ku bwanwa bwa se ibi ni ibigaragaza uburakari uyu mubyeyi yagize ni ibigaragaza uburakari uyu mubyeyi yagize kugeza aho abyanditse kubyandika byonyine no kubitekereza ni kimwe mu bishobora kumwicira legacy mu bishobora kumwicira privacy bamwe bakareba bakavuga bati ese burya nawe nuko waruteye uko twari tukuzi uko twabona kumeze kumbi ni ibyo ngibyo nuko nguko umeze so turagaruka noneho rero ntabwo ari ibi gusa mu byo yavuze muri comment za poste ya Muyoboke hari uwagiyeyo noneho wenda reka tugaruke kuri comment kuri poste ya Muyoboke yaranditse agira ati yanditse agira ati Dr. Muyombo Thomas aka Tom Close you deserve your flowers bivuze ngo akwiriye rwose guhabwa indabyo noneho hano arangije ati he is a legend ni umunyabigwi kuri muzika nyarwanda reka nkwibutse wowe utari uhari nawe wari uhari ariko ukaba wirengagiza umusanzu ndetse n'ubuhanga urukundo umurava yakoranye bigatanga inspiration ni kuri generation iri ubu ngubu aho yagize ati reka nkwibutse ko byinshi turimo ubu kubona ari we wabitangiye byose kandi abifatanya no kwiga medicine ari byo by'ubuganga icyambere Tom Close yakoze collaboration with numerous international artists abimburira abandi yabakinguriye imiryango featuring hanze y'ibihugu yakoranye na Sean Kingston murabyibuka igihe ubwo nduva ari igihe yatwaraga Guma ya mbere icya kabiri General Ozzy ZM ndetse Lady and Weasel wo muri UG Big Fizzo wo mu Burundi ndetse anakorana na Professor J muri Tanzania na Eddie Kenzo wo mu Uganda muri bamubyumva neza aba bahanzi mpuzamahanga yakoranye nabo ari nabo kugeza ubu ngubu ahangaha bavuga ko ari igihangange uwa mbere ni Sean Kingston bakoranye indirimbo Sean Kingston ni umunyamerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoranye indirimbo nk'igihembo nk'umuntu wari watwaye Primus Guma iyo ndirimbo mwarayibonye ntabwo tuzi niba barayikoze bagiye ntabwo tuzi niba Tom Close yaragiye muri Amerika ariko mu makuru ahari mu makuru yacicikanye icyo gihe nuko Tom Close nta hantu yigeze ahurira na Sean Kingston ikindi General Ozzy nawe ni umuhanzi mu by'ukuri uzwi ku rwego mpuzamahanga wakoranye indirimbo na Tom Close ibi kandi hakaza Lady and Weasel murabazi abagande hano mu gihugu cy'abaturanyi nabo bakoranye indirimbo nawe haza kandi na Big Fizzo ni umurundi kandi mwese muramuzi ko mu by'ukuri afite ibigwi mu gihugu cye
hakaza kandi na Professor Jay wo mu Tanzania na Eddy Kenzo. Aba ni bamwe mu bahanzi Tom Close yakoranye nawe indirimbo bikamushyira ku rwego rwo hejuru, ariko noneho nanone kubera akoranye n'aba ngaba ntabwo bivuze ko hari umuntu cyangwa se ushobora kuza muri showbiz ubu ngubu akaza ari mushya. Uyu nguyu ntabwo azi ibi byose, ashobora kuba adafite amakuru yose, cyangwa se ashobora kuba abizi neza ko ibi ngibi byabaye, ariko mu by'ukuri akaba we ubwe atavuga ngo nubwo ibi byabaye kuri ubu ngubu Tom Close mu muziki ntabwo acyufaka singaho cyane. Murabizi ko ubu ngubu ari mu kazi gasanzwe, niko atindaho cyane, niko hamasaha menshi kuruta abandi bahanzi bakora indirimbo buri gihe zihoraho. Bivuze ngo rero ku muntu utari kumubona ubu kandi akaba muri iki gihe muri iyi generation atarahari, uwo muntu mu by'ukuri biragoye ko yavuga ko Tom Close ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda, uretse mu gihe mu by'ukuri yaba yagiye gukora ubushakashatsi akavuga ngo Tom Close birakandebe nge kubalansinga abahanzi bose uko bakoze kuva muri iyi myaka kugeza muri ubu. Kandi ikindi nanjye nahamya wenda mpagazeho nuko toya uyu Ngabo Robin ibyanga bikunda birashoboka ko aya makuru yose ashobora kuba yafite cyangwa atayafite, ariko we nkuko abivuga aravuga ati ni umuhanzi wakabirijwe ibi nibi akabivuga kubera ko niyo makuru afite niko abizi. Rero nujya kurirwa umutuka nkuko abenshi ndi kubibona, cyangwa se ukajya kwirirwa upostinga abandi ushyizeho comment ukagira gute nkuko umugore wa Tom Close ubundi uhanganye ku mbuga nkoranyambaga n'abari kuvuga ku mugabo we, ibi rero biraza kuzana ikindi kibazo. Uraza gushiduka bamwe batangiye gukora amakosa, abandi batandukiriye, abandi batangiye kwambara ubusa, nibyo navuga kwiyambika ubusa kugira ngo abantu babone uko bitwara, babone imyitwarire yabo ku rurimi ndetse no mu mutwe wabo. So ikiruta ikindi rero nuko buri wese ashobora kwitwarika akavuga ati reka ntuze wenda ibi ngibi ni saga zibaho nkuko n'izindi ziza. Ikindi nakwibutsa Tom Close niwe watsinze competition ya Primus Guma Guma ku nshuro ya mbere. Aha rero Muyoboke Alex yakoze urutonde rw'ibigwi, navuga ko ari ibigwi bya Tom Close, aho yavuze byinshi cyane ku bihembo yatwaye, ku bihembo yegukanye, kandi twese abari bahari icyo gihe turabizi cyane, kuko niba turabyibuka ko mu by'ukuri Tom Close niwe watsinze Salax Award bwa mbere ikiza nka artiste w'umwaka mu mwaka w'ibihumbi 2008, muri 2009, 2010, 2011. Video ya mbere muri iyo myaka niwe warigiraga video ya mbere wahembwe nka Best Video Artist, ni nawe ndetse wahembwe nka Best R&B, ndetse twabibutsa ko yatwaye igikombe nka Best Song of the Year. Tom Close kandi niwe wakoze album launch bwa mbere mu Rwanda, abimburira abandi nabo batangira gukora imizingo yabo album. Ni bimwe mu byanditswe na Muyoboke Alex wamumanagingaga muri icyo gihe. Tom Close kandi mu njyana twari dufite icyo gihe yinjiranye R&B atinyura barumuna be nka The Ben, Meddy, King James n'abandi. Ahangaha twavuga kandi ko Tom Close mu mwaka w'ibihumbi 2010, 2017 na 2024 niwe muhanzi wifashishijwe mu kuzenguruka igihugu bamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame His Excellency, ari nawe umuyobozi w'iri shyaka cyangwa se uyu muryango. Akaba kuri ubu ngubu ngo Tom Close yatanzweho urugero nk'umuhanzi wazengurutse muri izo campaign zose yifashishwa mu kwamamaza. Ikindi yamutatseho nuko Tom Close yahinduye byinshi byatumye uyu muziki nyarwanda uri modern ukundwa. Yakoze byinshi byafashije impano gutinyuka bagakora good music, kuko yaberetse ko byose bishoboka. Ibi ngibi nibyo koko ku muntu utari ufite amakuru agomba kubimenya. Ariko se nanone niba ufite amakuru ushaka kuba ufite amakuru cyangwa se utayafite, ariko mu by'ukuri igitekerezo cya Ngabo Robin ntabwo cyagakwiye gusamirwa hejuru nk'uko bimeze. Ahangaha turakomeza ku bigwi uyu manager yagiye ashyira ahagaragara. Ahangaha avuga ko yakoze byinshi cyane akwiye gushimirwa, ndetse indabo ze ati thank you doctor, you deserve maximum respect Tom
Tom Close. Ahangaha rero Decent Entertainment ni umuyobozi wa Decent Entertainment niwe wabyanditse. Ahangaha Tom Close ntabwo twavuga ko noneho yakabirirwa kuko ibi byose byavuzwe yavuze Muyoboke Alex yarabikoze nibyo ariko se umuntu utari ufite aya makuru we yavuga iki? Umuntu utari ufite aya makuru aramutse atunguwe yavuga ko Tom Close kuri ubu ngubu ari we muhanzi wa mbere koko? Ubundi ikindi nuko wenda narenzaho nuko mu by'ukuri ibi bintu ingomira irabikarangira. Ntabwo rero Tom Close kuba yarakoze ibi byose mu by'ukuri umuntu nka Robin yagakwiye kuzira ko yavuze ko Tom Close atari yakabirijwe kuko niyo makuru afite. Nyuma rero y'izi comment ya nyuma y'iyi post ya Muyoboke Alex, umwe yanyuze muri comment aragenda aravuga ati nta kirimo pe. Umugore wa Tom Close arangije ati gishakire muri bene wanyu. Ibi rero ni ibintu mu by'ukuri uretse kuba ari no kugaragaza wenda imitekerereze cyangwa se uko ateye abantu batari bazi. Reka mushimire ko wenda pe yaharaniye ishyaka ry'umugabo we kuko bamuvugaga wenda yumva ntibamuvuze uko amushaka cyangwa se uko amuzi. Ibi rero ntago byagakwiye kuba imbarutso yo kwigaragaza cyane ku mbuga nkoranyambaga ngo uvuge amagambo nk'aya ngaya. Mu by'ukuri nge nakwita ko harimo bishegu, icyo ni icyambere, harimo gusebanya, harimo gutukana. Rero inama nziza nuko buri wese akwiye kwitwararika mu bintu nk'ibi ngibi. Ukwiye kwitwararika kuko ibintu nk'ibi bishobora kugusiga icyambere, bishobora kugusiga mu by'ukuri bikugaragaje uko utaruri cyangwa se uko warura ariko abantu batari bazi wari warahishe kandi bitari byiza. Bishobora kugusiga kandi bigushoye mu gukora ibyaha abantu batagukekeragaho. Urugero, niba uje muri comment ugatukana, mu by'ukuri ni ibintu bigize icyakuntu gusebanya ku mbuga nkoranyambaga, mu gihe uwabiprovoce cyangwa se uwabizanye ari we Ngabo Robin. We mu by'ukuri ibyo yakoze bijyanye n'amakuru afite, ibyo yakoze bijyanye n'ubumenyi abifiteho cyangwa se n'amakuru afite kuri uyu muhanzi. So bivuze iki rero? Niba ubonye comment nk'iyi, inama ngiye kugira abantu muri kubikabiriza cyane mukabigira ibintu mbese inkuru yaba yakasamutwe muri rubanda. Ibi rero ntabwo ari inkuru yo gukabiriza kuko uko mubikabiriza cyane niko Tom Close cyangwa se niko umugore we baraza nabo bakabivugaho byinshi kandi bibaganisha ku cyaha, mu gihe uwabikoze we nta cyaha afite. Soza rero icyo ngiye gusorezaho nuko nababwira ko mu by'ukuri Ngabo Robin nta kosa afite ku byo yakoze kuko ku byo yavuze, kuko yabivuze agendeye ku makuru afite, yabivuze agendeye kuko abibona. Ntabwo rero ashobora kubuzwa ayo mahirwe yo kuvuga ngo ntabwo yavuga igitekerezo cye uko akibona cyangwa se uko abibona. Kuba yaravuze ko Tom Close ni umuhanzi wakabirijwe, hari n'undi bashobora kuba babyumva kimwe ariko akaba atari yahabwa mikoro. Ibi rero ntabwo Ngabo Robin yashobora kubizira nk'umuntu wagaragaje uruhande aherereyemo. Kandi nanone twibuke ko yavuze abahanzi benshi, ntabwo yavuze uyu wenyine. Yavuze benshi, avuga ku bastari benshi, ndetse hari n'abo yavuze mu abakinnyi batandukanye, avuga abanyamakuru batandukanye. Ese kuki byo mutabigarukaho? Iyi saga itumye ibi bintu byose biba ni ibintu bitarenze umunota umwe, amasegonda 60, kandi yakoze ikiganiro hafi ndumva cyenda kugera mu isaha. Iki kiganiro yakoze cyenda kugera mu isaha. Mu by'ukuri ntabwo ikantu kamwe yavuzemo mu masegonda 60, ariko akantu kakazamuye ibi byose ngo bitume bigera ku rwego abantu babifatamo. Ngewe rero mu kiganiro update show ndi MC Jadis, mu kiganiro update show tugenda tubazaniramo byinshi cyane, byaba ibyo muzi n'ibyo mutazi. Tugenda tuganira ku bintu byinshi cyane. Ngewe rero ngo bagesheje iki kiganiro ntabwo navuga ngo ndavuga ko ibintu bitameze neza, nta n'ibyacitse, yewe ku mbuga nkoranyambaga nta byacitse bihari, ariko mu by'ukuri buri wese agira uko yitwararika mu bintu nk'ibi ngibi cyane cyane biba bishobora gutuma biganisha umuntu mu makosa cyangwa se mu cyaha. Ntabwo aba bose nkeka ko ntacyo bapfa kindi gikaze cyane ku buryo buri wese yajya abona ahantu atambuka. So cyakora nyine ntabwo byabura kuvugwa kuko akariho karavugwa, ariko mujye mwibuka ko buriya ku mbuga nkoranyambaga buri wese aba afite uburenganzira, aba afite
ububasha bungana n'ubwundi kugira ngo atange view ye cyangwa se avuga ati ngewe ibi bintu mbibona gutya. Ntabwo rero uyu muntu yakoze ibihanwa n'amategeko. Ndabwira bamwe batari babizi, ikindi bamwe mutari muzi inkomoko yabyo. Ntabwo yamututse, nta gitutsi kirimo uretse biriya twavuze muri ivyo twatangiriyeho nkuko mwabibonye. Ku musozo rero, ku musozo w'iki kiganiro, reka noneho mbashimire ko mwadukurikiye kandi muhora mudukurikira umunsi ku munsi. Tubashimira ko kandi mukomeje gukanda subscribe aho kuri YouTube channel yacu, mukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse no kuri website ya domanews.rwa. Tunabashishikariza kandi ko mwatugana aho dukorera tukabamamariza ibikorwa byanyu bikagera ku bantu benshi kandi bifuza kubibona, bifuza kubimenya, namwe mwifuza abakiriya ndetse natwe twifuza abo twamamariza. Murumva ko rero twese turakeneranye. Reka rero mbifurize kugira ibihe byiza.